ibihe byiza abanyarwanda banyarwandakazi, tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye mwese, bakunzi bacu bakunzi b'Iminyuza TV. Twari tumaze ibihe bitari bikeya tutaza hano kubaha amakuru ku buryo busanzwe, ariko byari ibibazo bya tekinike. Ubu turimo tugerageza kureba ko byatungana, ariko ntibibujije ko amakuru n'ubundi mutuyakurikira, kandi ku mbuga zindi nkoranyambaga tugerageza kubaha amakuru ku buryo buhagije. Nk'abadukurikira kuri Facebook, Ndandayi ni umwana nk'abandi, cyangwa se Ndi Umunyarwanda page, tuba dukomeje kubavugutira umuti tubabwira amakuru uko aba agenda azasukirana, dore ko mu Rwanda cyane ko hariho amakuru twibandamo, cyane no muri diaspora. Iyo mvuga diaspora navuga igice cy'impunzi, abanyarwanda b'impunzi bahunze agatsiko, noneho agatsiko kakabagaho ibitero y'intore. Intore ni inyito y'abakozi ba leta ya Kagame bakomeje gufata ibihe birebire byo gukora bahungeta, bababaza, bica rubozo. Abanyarwanda bahisemo guhaguruka bakarwanya akarengane. Uyu munsi rero ku Iminyuza TV byinshi byo kuza kubabwira amakuru ni menshi cyane, ariko turaza gusimbukira nk'uko bisanzwe muri Malawi. Muri Malawi atese bigenze gute? Muri Malawi hari umugabo impirimbanyi ikomeye cyane, Damour, impirimbanyi bita Damour, imerewe nabi. Ni umugabo wahunze u Rwanda, ariko yumvishe bitarangiriye aho, nawe afata iya mbere mu kugerageza gushaka uburyo ubumwe bw'abanyarwanda bushobora kubaho, afatanyije n'abandi, nta bwoko, nta karengane na kamwe kagomba kuhaboneka. Ariko rero turabasuhuje cyane rwose, kandi turashimira wowe uwo ari we wese udahwema gukurikira ibiganiro byacu tuba tubagezaho. Twebwe rero nk'Iminyuza TV, Damour yaduhamagaye, yaje guhura n'ikibazo gikomeye, aho yaje gutegwa n'abagizi ba nabi muri Malawi, aho bita Salima. Salima ni muri Lilongwe, ni nka district iri mu mujyi wa Lilongwe. Uyu mugabo yaje gutegwa n'agaco k'abagizi ba nabi bakorana n'inkotanyi, bamuhamagara bashaka kugira ngo bamugurire, ariko mu buryo bw'ubushuti. Akaba yari afite amakuru y'uko n'ubundi bamugenda runono, bashaka kumugirira nabi. Uyu mugabo rero yaje gutegwa n'abo bagabo, aho bagiye kumushaka kugira ngo amusindishe, we abona si byoroshye. Bamutega ibiryo bari bashyizemo sumu, burya burozi barimo bagendana muri bino bihe, nk'uko twabibabwiye muri SADC. Ubu ngubu niho byuzuye rwose, ubugizi bwa nabi bwo kuroga abanyarwanda niho burimo bukorerwa. Barimo barabaroga abo bananiwe kwica mu bundi buryo, gushimuta bakabajyana kubicira iyo, babaha uburozi. Uyu mugabo rero aho bamuteze ibiryo byo mu kabari, aho bokesheje amakoko, yanga kurya, abona ko bari kumuha ibiryo bya wenyine. Bijyanze aho ngaho nibwo bashatse akantu gatoya kugira ngo bazamukireho, batangira gukuramo ibyuma mu myenda yabo. Bakuramo ibyuma bashaka bajya kumutera. Imana yagiye ikinga akaboko, nk'uko mugenda mubyumva ku majwi yiwe. Tugiye kuvugana nawe mwumve abahe imvo n'imvano y'ibi bibazo bye, uko byamugendekeye. Ni agahinda rero abanyarwanda, abanyarwandakazi, mwe muherereye muri Malawi. Turimo buri gihe ku Iminyuza TV tubabwira, tubaburira ko mwaziwe, kandi koko umugambi ni muremure. Umugambi ni muremure, niyo mpamvu tuba tubabwira ko mugomba guhaguruka mukongera ubumwe bwanyu. Bitari ibyo barabamarira ku icumu, kandi mugahaguruka mugatera inkunga impirimbanyi zirimo zishakisha amahoro, kugira ngo igihugu cyacu kibone ubuyobozi bwiza.
rero n'ahandi bizava, wowe ufite ubwo butunzi uraho wumva ko wagezeyo wadamaraye, ariko bakuriho kandi amakuru duhora tuyabaha hano ko isaha n'isaha inkotanyi aho ngaho zabagezemo, gusa barimo bavuguta umuti nk'uko mukuru wabo yabivuze. Murumva ko rero uyu Damuru yabacitse, amaze kubacika Imana yakinze akaboko, ibyo byuma nta bamukomerekeje byo birumvikana, ariko Imana yakinze akaboko ntabwo yabashije kuhasiga ubuzima. Rero turashimira abaturage cyane ba Malawi bagerageje kuba hafi y'ibyo bikorwa, tugashimira nuko ko Uwiteka Imana kuduhora hafi ku mwanzi uba uturembereje. Rero reka twumve neza Damuru ubuhamya bwiwe ukuntu yakotse ibi bitero by'aba bagabo. Uyu munota turimo tuvugana simbutse urupfu rw'abadiaspora cyangwa se rw'abigize abadiaspora baba mu gace ka Salima. Yego. Uwitwa Poste yaneze umutego guhera ku manywa aramamagara, nize dusangire cyangwa se ninzangurira icyo kunywa nk'umuntu w'ishuti, ngira ngo ni umuntu w'ishuti ariko muri nesanzwe nzi ko ari abademayi. Yego. Ubwo akimara kumamagara bitewe n'abandi bademaye bari kumwe ku kabari k'uwitwa Evariste dukunze kwita Mwenye, ufunguye akabari vuba cyangwa n'icyokezo. Yego. Afatanyije n'uwitwa Peter, cyane cyane Peter we nta n'ikibazo namugiragaho ko twanabanye muri za gereza iyo Karubandi Butare, ngira ngo ni umuntu w'i Rwanda. Ubwo batangira kuvuga umuntu umwe w'umucuruzi uba hano kandi wiyubashye, ubona atajya mu bintu byo kwivuruguta mu bintu by'umwanda. Bamuvugagaho nk'ibiki? Bari batangiye kuvuga yuko hari ahantu bahuriye mu kunda y'ahantu ngo saa sita z'ijoro. Noneho umucuruzi sishaka kumwandirika kuko ukwizera kwawe cyangwa se n'ikinyabupfura afite sinkunda kwandarika umuntu, ahubwo yatese shahu nimba ubu uri musangira n'abantu ntukazane umuvandimwe wawe cy'umunyarwanda mwene wanyu wabonye cy'umuntu w'umugabo wabonyeho amakosa, ibyo babyita gusebanya cyangwa kwandarika umuntu. Yego. Witwa Faustin ko yari kuri misiyo, nabamwe ni nka misiyo suicide yari bari bateguye cyangwa operasiyo yatangiye n'abandi banyarwanda b'abavandimwe bari bahari, ariko hafi ya bose ni abadema isanzwe mbazi. Hari ikibazo uvuze amazina yabo wenda n'abanyarwanda Salima bakabamenya cyangwa na Malawi bakabamenya, kubera ko murabizi ko aho ngaho mwinjiriwe. Muri makeya abo nabashije nshobora kukubwira, nakubwiye ngo hari uwo njye nitaga ngo ni imirimbanye, uwitwa Peter wise umufundi cyangwa ugira umufundi. Yego. Uwitwa Evasi we ni nyirakabari we sinakwinjira kuko mu buzima bwe kuko aba ari akabari ku kabari kiwe. Yego. Hakaba n'undi mugabo umwe twita Valesi waruhaye, nawe nabwo bwa mbere nari mubonye, ariko numvaga bamwe bavuga ni umudema, ni Valesi ariko ashobora kuba ari umudema, nabonaga ari nka mushyashya ntabwo mumenyereye. Yego. Ubwo n'abandi bari abanyarwanda basanzwe barimo dusangira aho ngaho. Mbona bashatse kuvuga ngo bazana ibyo kunywa, nzikora ibyo kunywa ibyo, nkagira ngo n'urundi rukundo aho kumbe barimo barashaka kunyegereza babone uko banyivugana. Ubwo muri make batangiye kuvuga umuntu w'umucuruzi umwe uba hano Salima, bavuga ngo yagize ubugome, ngo hari umwene wacu wafunzwe, ngo yagonze abantu bamubwiye kumusinyira, yagonze abantu kuri Diboroko, hapfamo n'umuntu umwe, ngo baramubwiye ngo naza asinyira abantu. Ubwo sishaka kumuvuga izina kuko kwizera kwanjye ntabwo kunyemera kwa gusebanya cyangwa kwandarika abantu. Yego. Ubwo ahari ari igihe cyangwa se arimva kuko byabereye mu rukiko. Baramubwira ati ngwino usinyire umuvandimwe kuko ni babandi ngo bafite ibyangombwa by'iki gihugu. Ahubwo ni bene gihugu. Uri kunyumva? Nakumva nta kibazo, abanyarwanda bari kumva.
aravuga ngo asinyire uwo muntu wari wagize ikibazo kugira ngo umuvandimwe kugira ngo bamufungure yagize impanuka apfamo n'umuntu icyo gihe baramufunga ariko yagonze kubw'impanuka ntabwo yagonze ku bushake aravuga ati ngo sinzi uko byageze igihe sinari imari noneho uwo witwa Faustin ngo yahise agenda ngo arahaguruka ngo ajya kumusinyira ubwo bari batangiye gutaramana uwo muntu noneho banavuga yuko ngo ari ahantu ngo bamubonye ngo saa sita z'ijoro arimo agenda ngo ajya mu bintu by'uburaya ndababwira se mwebwe nimba yaranze gusinyira umuntu saa sita z'ijoro umuntu ko afite icyubahiro afite ko kitamwemera no kugeza saa sita nako saa yine hagiye mureka gusebanya noneho mvuze iryo jambo uwo witwa Faustin kuko we ari imigambi bari bateguye nibwo ahise angurukana cyangwa se ashaka kunkura hasi ngo ubone ngo ndinera hamwe ngo ngewe ngo hari undi munyarwanda umwe cyane bishyizemo hano mu gace ka Salima ngo ngewe ngo yanumye bitande ngo nashaka sishaka kumuvuga nawe izina burya gihe hari ibintu mutajya kwijya umunyarwanda umwe yase nawe arizi kuko ni umuntu wanzwe muri aka gace ka Salima reka tujye kuri sije yacu nacyo aravuga ati ese runaka yagutumye kugira ngo nimba wafashe amajwi ushaka ayo majwi ufata amajwi umushyire ndabizi kuri umwesikoti wiwe ubwo njye nase ngenda umwesikoti wese ashaka ko wamamagaye ngo ninze ungurire icyo kunywa cyangwa se ungurire fanta ngo none se abanutse kuri mama ngo wagiye unywa ngo mwanera hamwe aravuga ati okay ubwo ngiye guhaguruka nashidutse we yashatse kunkubita urushimba ndarukinze babandi bari kumwe nashidutse wese azana ibyuma ndetse harimo wese yirukanka kuri icyo cyokezo abazanya umupanga ariko mbaturumbukamo ndirukanka Imana azana umupanga kuri icyo cyokezo cyabo baturumbutsemo ndirukanka Imana ibirandokoye anyirukankaho nirukanka ku buryo abanyarwanda bakunzi bacu mwiyumvire namwe mwiyumvire ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi buri gukorerwa muri Malawi uyu ni uwagize amahirwe Imana ikinga akaboko Damuru yaraharangiriye azira iki nta na kimwe no kuba gusa kuba atabyumva kimwe nabo kuba adashyigikiye ubutegetsi bwa Kigali kuba ari impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu kuba yumva ko abanyarwanda bari muri Malawi bakwiye kubaho mu buryo bw'ubwumvikane ariko kubera ko agatsiko katifuza umunyarwanda wese utakari inyuma bose kagerageza kubakoresha ariko rero ikibabaje muri nuko n'ubundi aba bose babikora ni impunzi ni bamwe mu mpunzi bahindukiye bakajya gukorana na FPR bahindukiye bakajya kwijandika mu bwicanyi bazi neza ingaruka yabyo bazi bibi by'ibi bintu bashatse kumwica ako kantu murakumva ariko murumva uwo mutego ibyuma n'imipanga bakabizana bashaka kumwica reka dukomeze mwiyumvire namwe makamaka kugera ahomba mugeze mu cya kabiri ndi kwiruka kuko nabarushije umuvuduko umwe barantelefoni ngo rusibe yaho ruzanyura ngo nyinsimbutse urwano ariko rw'ejo sinzarukira murumva murabyumva yakaranye se ikamena FPR kambabwiza ukuri hapfu umuntu ejo hakaza undi ibyo murimo mukora asakara muri za gereza murabibona kubw'uburwayi afite ngira ngo ejo bundi mu bihe byashize haje ibihuha by'uko yapfuye ariko abanyarwanda ngira ngo mwabonye ko nanone bamuzanye muri za ngirwa nkiko zabo izo Kagame iri bavuga ko zigenga ariko ku bwa politike ye n'amaramuko ye n'umuryango we n'agatsiko ke ajyamo akabivura banga bakabihindagura ubu se ni byinshi tuza kuvuga reka gusa dukomeze dukurikire ubu bugizi bwa nabi
bwashatse gukorerwa Damuru muri Malawi. Mwiyumvira ubuhamya bwiwe n'uburyo yarokotse. rero nkabashaka kugira ngo abavandimwe cyangwa se mumenye yuko demayi iticaye umwe kumwe cyangwa mufatanyije impinduramatwara cyangwa impinduka. uyu munota bari banyirengeje mvuye ngo navuga ngo mvuye mu byuma cyangwa se mvuye mu maboko ya rubamba. yakamenye n'ikarema ni wa mugani w'abanyarwanda ntabwo umusaruro akagera. uwo witwa Faustin we yambwiye yuko ni umugabo umwe ngo mukire cyane ngo afite ngo amarogi hirya no hino ngo za muzuzu ngo za hehe. mukanya amaze gutelefona aravuga ngo aryenye. ndabwiye ati nta kibazo, ibyo byose nizere ko atewe Imana yanjye kandi amashuri ufite n'ayo ufite biratandukanye. kandi umenye yuko ibyo urimo bizaparagisipaye njye niko mubwiye. nayo ngo abashaka kugira ngo mbabwire yuko haba ejo bundi mvuye mu mubiri mumenye ko uwitwa Faustin ngo ni umukire cyane hano muri Salima cyangwa yigize ngo igihangange ngo afite ngo amarogi hirya no hino. muzamenye ko ubuzima bwanjye cyangwa se urupfu rwanjye. komera Damuru. none icyo nashaka kwibariza kimwe, aho byabereye nta muntu n'umwe uzi waba wize cyangwa babiri bashobora kuzakubera abatangabuhamya mu gihe wenda ushobora kuba ugiye kwishinganisha nko kuri polisi, nubwo ari abakire ariko amategeko aho muri Malawi arakora, kandi nizera ko ushobora kwikoreza ngo kwishinganisha. Abanyarwanda benshi kandi n'abenegihugu benshi bari bahari bose babirebaga. ahubwo nyimara ufatwa mu izosi nk'uwitwa Makofe cyangwa nk'uwitwa Macupa ariko nkayakinga, harimo uwitwa Peter. yavuze ngo nimumureke akanyaro kiwe gashire ngo witwa runaka ngo azamuvuza. uze ko rero aho ngaho hose bari bageze mu gico cy'abantu b'abanzi bawe, se nibaza ko ntabwo wari ubazi, wafataga nk'inshuti cyangwa wagiye gusangira nabo bazi. urabona nari sanzwe nzi ko ari abademayi ariko uko biyorobeka ahangaha kandi bikaba bivana n'amatelefone mu mwaka ushize na hagati nagiye nakira bambwira yuko hari n'uwambwiye hari ni telefone nakire barambwira ngo na n'ubu ntabwo urabona ikimenyetso. izo telefone ndakumva. nagiye nerwa ubwoba inshuro nyinshi ku buryo umuntu yanambwiye ati ntabwo urabona ikimenyetso. twagiye duhamagarwa turi abantu bagera muri 3, ariko kuba yuko baba biyorobeka nabonaga nta kibi ari ugusangira bisanzwe, ariko kuko bavuga ati se shaho bite turabizi ko wiyicariye aho ngaho, navuga ngo ni abanyarwanda ariko kuko bo bavugaga bashatse kunywa wenda kuvuga ngo fata icyo kunywa ndabateye nkafata orange baratangira tese ni byinshi. urumva bashaka kugira ngo bagusindishe babone ukuntu bakwica neza. igiye kwa ko ibintu by'inzoga si musika nabyo, imitego yose umuntu ashobora kugutega ubu uyibona sinjya mpura nabyo. ubwo rero Imana navuga ngo Imana irandokoye ariko Sibomana ni umwana w'umunyarwanda. ariko rero Damuru, banyarwandakazi, ni ibintu bimaze kurambirana cyane. kubona impunzi zigomba gukomeza kwicwa gutya, zikomeza kugenda zibuzwa amahoro na leta ya Kigali ndetse bakoresheje bamwe mu mpunzi bagenzi babo. ibi bintu bigomba gucika muri Malawi. ngira ngo ibihe twagarutse aba bantu bagerageje kugerageza kwica uyu muvandimwe
icyo nababwira nuko gusa bitari burangirira aha, inzego z'umutekano zigomba kubakurikirana. Twababwiye ko hejuru y'ubutunzi muba mufite bubashuka ko hari amategeko. Ibihugu birarutana rero, nimba mushaka kugira ubugizi bwa nabi mugende mujye mu gihugu cyanyu abari mu bikorera, kubera ko bishire bitinde ibi byose biba bigomba kurangira. Ntabatindi rero abanyarwandakazi, mwe muherereye muri Malawi, namwe muherereye ku migabane yose itandukanye n'ibihugu bitandukanye hano ku isi, turabasuhuje kandi tubabwiye yuko ku Nyunyuza TV twongeye twagarutse. Ibikorwa byacu ni bya bindi, ni ukomeza kubaburira, kubaha amakuru, kubereka ukuri ku biba biriho bikorwa, kandi nta nubwo natwe tuba twicaye. Icyo nabifuriza ni uko gusa banyarwanda tugomba kugerageza kugarura ubumwe gakondo, tukagerageza uburyo gakondo yacu. Ndi umunyarwanda yangiritse, tuyumvemo kongera kugarura ubwo rukundo. Ibi byose byaba bijandika mu kwica, mu kugirira nabi abantu, bizashira nituramuka dushyize hamwe. Muri nubwo bashatse kumugirira nabi, ariko nkuko abibabwiti, niyo napfa ko byamera kose sinzabura kugumya guhangana n'aka gatsiko. Nawe rero aho uri, nta mpamvu yo kugira ngo ugirirwe nabi utegereze ko bazaza bagatega agakanu. Haguruka urwane kigabo, ndetse utange inkunga ku bishoboka, mu bitekerezo, mu bushobozi ufite, ku bantu bose bahagurukiye guhangana n'aka gatsiko. Icyo nabizeza ni uko Nyunyuza TV turagarutse muri Malawi, aho uherereye hose, Rirongwe, Muzuzu, Brantaya na hehe hose aho muherereye, turabasuje vraiment, kandi tubabwiye yuko tubari impande. Iyi ni televiziyo y'abanyarwanda cyane mu gice cya Sadeke, turahari kandi tuzagerageza gukora ibikwiye. Hari ibibazo mufite, mushobora kuba mwatwandikira mu buryo bwose muzi bwa telefone, mujye mubonaho muri komenti. Inzira zose tuzajya dukora uko twaba turi hose, location twaba dufite yose. Icyambere ni amakuru, icyambere ni amakuru, nta kindi cyatuzanye hano ku Nyunyuza TV. Rero aho muherereye mwese, turabishimiye kandi tuzi ko natwe mutwishimira, turabibona cyane. Umwami Imana akomeze abarinde, kandi Damuru komera, ndetse namwe mwese mushobora kuba mufite ibibazo byo gutotezwa n'aka gatsiko, nabagira inama yuko mwakwegera inzego z'umutekano, cyane cyane inzego za UN, kuko arizo zatwakiriye. Ibi byose bizagenda bisobanuka gahoro gahoro. Ngaho rero naho mu kanya ku makuru yandi ari bube akurikiraho, ibintu ni byinshi mu Rwanda. Mwumvisha ukuntu umukuru w'igihugu yagumye yikinakina, kuri hano babyita kwikina, yitoye arangije arikina. Ibintu biri aho ngaho gusa bikunde, kuko n'amahanga nayo aramurambiwe, usibye no ku mwana w'umuntu, kiremwa muntu cyaramurambiwe. Rwose amenye ko n'isi yamurambiwe, isaha n'umunota nibyo bigitegerejwe gusa. Rero wowe waba uri hafi y'ako gatsiko, wowe waba urimo ugerageza uvuga uti nanjye nikuriremo ayanjye, urayarya uri menge, kubera yuko uzayaryozwa. Dore ko wenda akenshi muyarya murimo mumena amaraso y'abanyarwanda, murimo mutwara ubutaka bw'abanyarwanda, mukomeza kubabaza ubwoko bw'abanyarwanda n'abenegihugu bacu. Ngaho rero wowe kora subscribe, share ku biganiro byacu, maze ubundi Nyunyuza TV icyo nzi cyo turimo turabakorera byinshi byiza cyane dushaka kubagezaho, kandi byiza cyane bitangaje. Iyi televiziyo izakora ku buryo bw'ubunyamwuga, uko byamera kose. N'Imana namwe turabafite. Naho rero turasubira ku bindi biganiro.